ya myaka umuntu aba akiri umwana nyine munsi y'imyaka 21 kuva ku myaka 16 umuntu afashe irangamuntu kugeza ku myaka 21. Buriya hari ahantu umwana aba akirebererwa n'umubyeyi, nibagerageze bagaruke bere kwihutira kwirukira twa tuntu duto twako kanya turi kubahuma amaso ngo bibagirwe ko nyamaze bakeneye kuzaba ababyeyi b'ejo, bazavamo abamama beza, bazavamo ababyeyi beza b'ejo. Bere kwishora mu busambanyi bakiri bato, nibihangane bategereze bihanganye, numva ko ari byo bizabafasha mu buzima bwabo bitabangirije ubuzima, bifate bananira umubiri wabo ubashuka. Tubasuhuze bakunze kuri Kubo TV, tugarutse mu kiganiro cyacu cya Young Birds. Tukaba tugiye kuganira n'igiki gitera abana b'abangavu bakiri batoya kujya mu busambanyi. Icyo kiyoboye akaba ari njye Twagiramungu nkafatanyije nanjye Eugene kubw'Imana. Okay, tukaba noneho tuzajya tukigaragaramo twembi. Okay, noneho bwana Eugene tukwakire. Yego. None watubwira noneho uburyo ubibonamo, uburyo abana b'abangavu bakiri batoya bishora mu busambanyi ubona biterwa n'iki? Impamvu zo ni nyinshi ariko harimo iziba ziganje: ubushyuhe, kugira ibintu runaka bararikira ariko kubera ubushobozi wenda bw'ababyeyi babo bashobora kuba batabonera buri kimwe, bigatuma bishora mu bwo busambanyi wenda ngo abagabo babahe ibyo bintu babuze. Ikindi burya ibihe ubwabyo nabyo bishobora kuba imwe mu mpamvu zatuma bakomeza kuba bagenda byakongera umuvuduko w'icyo kibazo. Kanyita ikibazo kuko birahangarikishije, si u Rwanda gusa, hari n'ahandi usanga biba biri. Ariko iyo ugiye kureba neza njye mba mbona nk'ababyeyi babigiramo uruhare, wowe ntabyo ubonamo? Ababyeyi nabo uruhare barugiramo cyane nk'iyo usanga umwana afata imyanzuro ku buzima bwe, agafata umwanzuro wo kugenda akajya ahantu runaka nta mpamvu, ugasanga nyine umwana afite liberite, afite uburenganzira budafite ahantu bugarukira nyine, kandi akenshi biba biturutse ku mubyeyi kuko umubyeyi niwe uba ufite umwana mu nshingano. Rero uruhare rw'umubyeyi ni uko kureka umwana, kutaganiriza umwana ngo amenye se ni izihe ngaruka mbi, ni ibihe bibazo umwana ashobora guhuriramo nabyo mu gihe yaba yishoye muri ibyo bintu by'ubusambanyi akiri umwana muto. None se ubundi akenshi abana b'abakobwa bakenera udukoresho bakunda gukoresha mu gihe bageze mu gihe cy'ukwezi, niko njya nkunda kumva babyita. Buriya turiya dukoresho iyo urebye akenshi ubona wenda turahenze ku bantu batifashije, sibyo? None buriya umwana w'umukobwa akenshi buriya sibyo byaba bimutera kuba yafata umwanzuro wo kugenda muri izo ngeso mbi? Ku ruhande rumwe birashoboka, ariko ubwo haba hajemo cya kibazo kimwe muri bya bibazo byinshi ntavuze ngo ndondogore,
kubwo habajemo kutanyurwa nuko ari nimba akeneye gukoresha utwo dukoresha ariko tugezweho kandi akaba n'amafaranga afite ntabashe kwakira ko hari n'ubundi buryo ashobora kwifashisha bukamufasha. Ikindi wenda hariho n'umubyeyi uba yumva nta kintu bimubwiye, akaba ashobora kuba afite nta n'ubwo bushobozi ariko akanga guhereza wa mwana ka kantu akeneye kandi k'ingenzi. Rero iyo aramutse agiye gato agahura na za bihehe hirya hino ku ruhande, akimubwira ka kantu uti tugize gutya na gutya kanakugurira ka, agasanga yari agakeneye, direct bihita bimushora muri bwa busambanyi biturutse kuko nyine yari akeneye ako kantu akababonye n'umuntu ukamuha. None se ni iki, ni uruhe ruhare urubyiruko rwacu runo rw'abangavu baba bagezemo, ni ubuhe buryo buba bigiramo uruhare? Uburyo bwa mbere babigiramo uruhare, icya mbere ubwabyo navuga nubwo hariho wenda bamwe na bamwe bafatwa ku ngufu, ariko hariho ababigiramo uruhare rimwe na rimwe, ugasanga se umuntu yiyemeje kuba inshuti y'umuntu w'umugabo umuruta. Akenshi rimwe na rimwe ntabwo bahuye wenda kuko ari mwarimu we umwigisha cyangwa se ari umukoresha, aho ugasanga ahubwo bahuye ku mpamvu wenda zo kuganira kuri cya kintu kibashora mu busambanyi. Umwana w'umukobwa agafata umwanzuro akabeshya ababyeyi, akababwira ngo ngiye gusura inshuti yanjye kandi wapi. Ikindi kuba nabo ubwabo bifitemo n'abantu bafite umubiri, hari ukuntu umubiri wabo nabwo uba ugenda bitewe n'ikigero umuntu agezemo, ubu akaba yagiramo n'ubwo bushake nawe muri we, kuko akenshi burya biragoye kubona umuntu kiriya gikorwa gipfa kuba 100%, rimwe kabiri gatatu atakigiramo uruhare. Kuko ibi turi kuvuga ntabwo turi kuvuga ku buryo, ntabwo turi kuvuga bamwe bafatwa, turi kuvuga bamwe babyijyanamo, ugasanga hari umwana ukiri muto y'imyaka 16 18, we wabigize umwuga, uvuga uti njyewe ndi tayari, niba ufite amafaranga tugende bucya na gucya naya. Ugasanga nyine kwa gukunda utuntu, twa tuntu ushaka nanone amavuta, ugashaka twa tuntu nyine tugezweho bitewe n'utwo ugenda ubona ariko utarabona ubushobozi bwo kutubona, bikaba ari byo bigukururira rero kujya muri ibyo. Ndumva urwo ari rwo ruhare rwabo, kuba bafite kwifuza muri bo. None se Jeanne, nkawe uko ubibona twakora iki? Icya mbere turagaruka ku muco wa kera w'abakurambere, twongere tugarure kirazira, nubwo aho bigeze ubu bigoye kuba yazigafata ako kanya, ariko byibuze tubitangiye ubu twavuga duti umukobwa kirazira gukora imibonano mpuzabitsina, gusambana utarashaka. Uyu munsi ntabwo uyu munsi babyumva, ariko byibuze bano bana batoya bari kuvuka, hari igihe byazagera bigenda biva umuco, bikazagera ubwo bigaruka, abantu bakumva ko iki kintu cyari gifite agaciro. Kuko na kera nubwo babivugaga, si uko hari ikintu wenda cyabaga ku muntu wabikoze, ariko abenshi batekerezaga ko biri bube, bigatuma bareka kwishora muri izo ngeso. Ikindi abantu twakora, abantu bakuru akenshi nibo batuma ubusambanyi mu bana bakiri bato bukomeza kuza kubaho, nabo bagaruke batekereze se
ngiye uri gukora ibi mbibonye bigiye gukorerwa ku mwana wanjye, bagaruke bavuge bati ibi bintu ndi gukora kuri uyu mwana biramutse mbonye biri gukorerwa ku mwana wanjye ni iki nakora. Uwo mwana koko nagaragaza ko ameze uko, abantu twongere tugaruke duhanane, twe gukomeretsa umwana tumuhana ariko tumugire inama. Burya biragaragara ko umuntu iyo umugiriye inama utuje, si ngombwa ko anagenda yumvisha ako kanya, ariko ubwe aragenda akabitekerezaho. Kugira inama abakiri bato, kureka natwe ubwacu kuba inzira yo gutuma bya bintu babijyamo cyane, icyo nacyo numva ari cyo nk'abantu twakora kugira ngo sosiyete yacu, burya umwana w'umukobwa we yangiritse bivuze ko na sosiyete izangirika, kuko nibo bavaho, nibo bakomokaho abantu, nibo babyeyi baba ababyeyi b'ejo. Umva rero umwana wavutse ku mwana w'umukobwa muri ubwo buryo biragorana, hari byinshi atabona. Ndumva none se hari ikindi kintu, buriya nta kindi kintu wabwira ababyeyi b'abo bana? Ababyeyi b'abo bana, igihe cyose azajya abona wenda umwana we ari kugaragaza kuba atari wa mwana uri hafi, reka mbivuge gutyo, uriye kuba uri hafi nyine, wa mwana uri mu marere, wa mwana ubona ari gushaka kugendana n'ibintu bigezweho cyane. Ufite umwana uri kubona arimo arashaka kugera akunda kuzana ibintu byo kwambara utwenda duto, nubwo burya bitavuze ko abambara utwenda duto ibyo bintu babikora, barakora ubusambanyi, ariko akenshi ukuruye ukareba abenshi, kuko tubabona muri uwo mwambaro umeze utyo, gituma tuvuga duti ni imwe mu mpamvu zishobora gutuma bishora mu bwo busambanyi. Noneho ababyeyi rero tubagarukeho, bongere baganiriza abana, bababwire ingaruka nyinshi mbi bashobora guhura nabo mu gihe bishoye muri ubwo busambanyi. Bababwire ko mu gihe bitonze bakaba abari nyine babereye u Rwanda, bazavamo ababyeyi beza b'ejo hazaza, ari byo byiza kurusha uko bakwiyandarika. Ikindi, ababyeyi begera abana, babe inshuti z'abana. Umubyeyi yumve ko ari inshingano ye kugerageza gukemura 100% ibibazo byose umwana w'umukobwa we ashobora guhura nabyo, kuko nabyo biri mu bintu bituma umwana w'umukobwa yisanga yagiye muri ubwo buraya, ubwo busambanyi, kubera ko hari ibintu yashatse abiburira ku mubyeyi. Noneho ndumva nanjye icyo nababwira ni uko abana b'abakobwa ntibisubireho, yaba ababyeyi nabo bagerageze bagire inama abana babo kugira ngo twubake u Rwanda rw'ejo hazaza rwiza ruzira ibibazo, abana batagira base gutyo, bitewe n'uko abana babo cyangwa se abana bacu baba bagiye mu bishuko bya hato na hato. Yego, nanjye numva ngize kandi gatoya nongeraho, mu gihe umubyeyi burya yeretse umwana we ko yagerageje gukora buri kimwe cyose ariko bikanga, ntabwo umwana burya yahita afata umwanzuro wo kugenda guhita ajya muri za ngeso, kuko aba abona ko umubyeyi we yagerageje kumurwanirira intambara yo kumubonera buri kimwe, ariko iyo byanze nawe ni hahandi agera igihe akiyakira akavuga ati ubwo mama data bagerageje gushakisha uburyo bambonera ibi bikaba byanze, reka ngerageze niyakire muri twa tundi dushoboka mfite, niyaranje muri utu duke. Numva ko umubyeyi mu gihe yitaye ku mwana akamuba hafi, burya ntabwo umwana ntiyagenda ngo atatire, yagenda yajye kwishora muri ubwo busambanyi bimwokame.
nubwo wenda harimo n'abo usanga bibaho baba babifite, ariko ntabwo byakabayeho kenshi cyane ngo usange n'umwana abana benshi, kuko ni ikibazo gikomeye cyane. Ushobora gusanga ahantu hari abakobwa 100 hashobora kubonekamo 10 bakora ibyo bintu, yewe wumva ko bari na proud yabyo kuba babikora. Ababyeyi bongere bagaruke ku bana, babe inshuti zabo, babashakire buri kimwe cyose. Ndumva bishobora kugabanya bwa busambanyi mu bana bakiri bato. none dusoza bwaneje wabwira icyo abakurikiye ukuri ku TV? Ukuri ku TV rero abagukurikiye kuri channel yacu, icyo nababwira, reka ngire icyo mbwira abana b'abakobwa bakiri bato bafite imyaka 16, 17, 18, kujya myaka umuntu aba akiri umwana nyine, munsi y'imyaka 21, kuva ku myaka 16 umuntu afashe irangamuntu kugeza ku myaka 21. Buriya hari ahantu umwana aba akirebererwa n'umubyeyi. Nibagerageze bagaruke, bere kwihutira kwirukira twa tuntu duto twako kanya turi kubahuma amaso, ngo bibagirwe ko nyamaze bakeneye kuzaba ababyeyi b'ejo, bazavamo abamama beza, bazavamo ababyeyi beza b'ejo. Bere kwishora mu busambanyi bakiri bato, nibihangane bategereze bihanganye. Numva ko ari byo bizabafasha mu buzima bwabo bitabangirije ubuzima. Bifate, bananira umubiri wabo ubashuka. Murakoze rero, uko kwari kuri ku TV, ari njyewe twagira mu ngeze kera afatanyije nanjye Eugene Kubwimana, tubibutsa ko muzajya mukomeza kutubona ku biganiro byinshi bitandukanye, yaba njyewe turi kumwe uko turi babiri, cyangwa se umwe muri twe bitewe n'impamvu z'indi mirimo tuba dukora yo gushakisha hirya no hino. Dushobora gukomeza gukora turi babiri, rimwe na rimwe ubundi tugakora umwe kuri undi. Tuzajya tugaruka turi kumwe mu biganiro byacu. Tubibutsa kandi mwebwe mudukurikiye, ntimuzibagirwe gukora subscribe, no kujya kuri YouTube ukandikamo kuri ku TV, ukahita ubona video zacu zirimo. Ukimara kuzibona ukanda ku nzogera, ukasiga ubutumwa muri komenti. Ubonye ikiganiro kimeze neza, ukatubwira ibitwemeza ko koko wakikurikiye. Ubona hari ibyo twakongeramo nabyo ukabitugaragariza. Ikindi, ukibona ikiganiro nabyo byaba byiza ugerageje kugisangiza bagenzi bawe, ukora share, nabyo byadufasha kugenda twubaka u Rwanda rwiza tubinyujije mu biganiro dukora. Burya ntabwo habura n'umwe wumvira mu byo tuvuze, nubwo bataba bose, ariko umwe ashobora gukirira ku kiganiro kimwe twakoze. Turabashimiye rero. Murakoze cyane. Young Debate nakagaruka naho mu biganiro bitaha.